Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Ngiye kubereka uko bakora snacks zo mu gitoki. Izi ni snacks nziza cyane ushobora guhereza umukiriya igihe ategereje komande. Fata igitoki cyawe cyoze, nurangiza ugihate neza n'akuma gato. Nurangiza kugihata ugikureho utuntu twagiye dusigaraho, hanyuma ucyoze neza. Nurangiza kucyoza ufate mandoline uyiregere neza, ikata utuntu duto. Nurangiza ukatemo utuntu tw'uturondere dutoya dufite peseri ntoya tunanutse gutya. Hanyuma numara kudukata duto rwose, ushobora no gukoresha icyuma udafite mandoline ugakatamo utuntu duto. Numara kudukata udushyire mu mazi utwoze neza tuveho starch. Twoze mu mazi nanone tuveho starch. Urabona ko turogeje neza, starch yavuyeho. Nitumara kuvaho starch, ufate isafuriya ushyiremo amavuta aba ari gushyuha. Amavuta aba ari gushyuha. Mbibutse ko izi snacks ni snacks nziza cyane uhereza umukiriya igihe ategereje komande. Nurangiza ufate koranda ushyiremo twa dutoki wakasemo duto kugira ngo udutandukanye n'amazi, kuko ntabwo twashyirana n'amazi mu mavuta. Urabona ko hariya amazi arivanamo amanuke hasi kubera ko koranda iratobaguye. Hanyuma tugiye kureba ko amavuta yacu yashyushye. Gupima ko yashyushye urashyiramo kamwe wumve ko yashyushye, ntabwo yari yashyuha. Turaba dutegereje gato twongere dupime turebe. Aha, hano amavuta yashyushye kuko urabona ari gucicira. Iyo usizemo akantu agacicira aba yashyushye. Hanyuma ukanyuzamo akantu ukagaragura kugira ngo zidafatana. Iyo umaze kuzishyira mu mavuta unyuzamo akantu ukagaragura kugira ngo zidafatana. Hanyuma dukora ikirungo, ufate simbambiri n'umunyu ubivange. Simbambiri n'umunyu bivange. Ushobora kudakoresha simbambiri cyangwa se curry powder, ugakoresha cayenne ugashyiramo agasenda. Ushyizemo cayenne pepper byazamo agasenda. Hano dukoresheje curry powder, black pepper n'umunyu gusa. Niyo flavor dushaka ko dushyira muri izi snacks zacu uyu munsi. Ujye ugenda ukozamo spider kugira ngo bidafatana. Urabona ko hano rwose bimeze neza. Ahangaha urabona ko bimeze neza, ntago byafatanye, bimeze neza. Urabona ko bimeze neza. Hanyuma utegereze bishye byumutse bibe crispy. Utegereze izi snacks zibe golden kandi zibe crispy. Hano kuba zimaze kureremba hejuru y'amavuta ni ukuvuga ngo zabaye done, zahiye. Igisigaye ni ugutegereza zikabaho golden ho gatoya, zikumuka neza, amazi agashiramo zikumuka zikaba crispy. Hano zarerembye zose hejuru y'amavuta, ubwo ni ukuvuga ngo zahiye. Icyo dusigaje ni ukuzarura. Zifata uzarure uzishyire muri koranda cyangwa se uzishyire mu isahani wabanje gusasamo igipapuro cyo mu gikoni kugira ngo cya gipapuro kinywe amavuta. Urabona ko hano zisa neza, ziri golden, ni kara, zisa neza cyane, ziri crispy. Iyo ziri crispy ziba ziri kuvuga, wumva ziri kuvuga, uzikoraho zikavuga. Urabona ko zisa neza, golden brown, zisa neza cyane. Ahangaha wazisavinga gutya zimeze udasizemo ibindi bintu byinshi, ugashyiramo umunyu wonyine. Shyiramo umunyu, seasoning,
season with salt then serve. Ahangaha turateraho akunyu, nitumara guteraho akunyu ducuguse umunyu kwire hose, cugusa umunyu kwire hose. Numara gukwira hose ubwo biraba bibaye well done. Hanyuma uzane agasahani wateganyije, uzaruriremo usavinge, uhereze umukiriya yinjoyinge. Mujye mukora utuntu nk'utu muhereza abakiriya, fata agasahani uzaruriremo neza, nurangiza usavinge, nurangiza ugira ute usavinge. Urabona ko zisa neza, zimeze neza, ziri crispy, ibara ni ryiza. Mujye mukora utuntu nk'utu musavinga abakiriya bishime, hanyuma babasigire tip. Hanyuma ushobora nanone gushyiramo ya simba mbiri twakoze. Ubwa mbere dukoresheje umunyu gusa, niwo dukoresheje dusizoninga. Hano noneho wasizoninga ukoresheje black pepper, curry powder n'umunyu, ukabivanga nk'uko nabiberetse. Warangiza ugashyiramo za snacks zawe, ukazivangavanga neza, ikirungo kigafataho. Mbibutse ko ubikora bigishyushye kugira ngo ikirungo gifateho. Ubikora bigishyushye ikirungo kugira ngo kigire gute gifateho. Hanyuma ikirungo cyamara gufataho ugafata agasahani wateganyije cyangwa se akaboro ukazarura. Urabona ko zimeze neza cyane. Nibutse abatarakora subscribe bageze kuri iyi channel ubwa mbere, mukore subscribe mugumane na Hospitality TV Rwanda. Twabasezeranyije ko tuzabigisha guteka kinyamwuga duhereye hasi rwose. Kora subscribe, sharing n'aya mavideo. Ufate boro waruriremo za snacks zawe. Urabona ko ni snacks zisa neza, zimeze neza. Izi ngizi wazikora no mu rugo ukazirya, ukagaburira abana. Mujye muhereza abana udusnacks nk'utu ngutu. Si ngombwa rwose kujya kugura injugu. Nzabereka uko bakora injugu neza mu buryo butandukanye. Niyo video nzakurikizaho, uko bateka injugu ukoresheje isafuriya iwawe mu rugo. Mukore subscribe gusa, ubundi Hospitality TV Rwanda turi hano ku bwanyu. Urabona ko zisa neza, snacks zacu zimeze neza rwose, zifite ibara ryiza, nizashiriye, nizabaye brown cyane, akunyu n'agasenda biriho. Ziryoshye ku delicious ku maso, zigaragara neza, no ku manwa ziri mouth watering. Ibyo bita mouth watering ni ukurya ukumva amazi yuzuye akanwa. Hanyuma uburyo bwa mbere ni buriya bwo kuzikatamo utuziga cyangwa se uturondere. Ngiye kubereka ubundi buryo noneho bwo kuzikoramo ribbon. Urafata igitoki, ufate na pira, ugenda ugikata kuriya na pira, ukoremo utuntu tureture tw'uturibon. Ukoremo uturiboni tumeze neza, nurangiza kudukora utwoze neza tuveho starch. Numara kutwoza neza uzane koranda udushyiremo udutandukanye n'amazi. Fata koranda yawe uturambikemo kugira ngo utudraininge dutandukane n'amazi. Nitumara gutandukana n'amazi, amavuta twayacanye muri friteze. Tugiye gukoresha friteze. Ubwa mbere twakoresheje safuriya, hano ngiye gukoresha friteze. No kugira ngo igihe udafite friteze ube wamenya n'uburyo bwo kuziteka mu isafuriya.
niyo mpamvu mba nkoresha uburyo bugiye butandukanye, isafuriya, firiteze, byose ngenda mbibereka kugira ngo mubirebe. Urabona ko riboni zacu zikase neza, amazi ari kugenda aba drained avamo, igisigaye ni ukugenda tukajya kuzishyira mu mavuta ashyushye. Urafata za riboni zawe uzishyire muri friteze basket, kariya akantu ko muri friteze, nurangiza kuzishyira muri kariya akantu ko muri friteze urambike mu mavuta ashyushye ari ku 160, hagati y'160 n'180. Urabona ko amavuta yari ashyushye ameze neza, urabona ko zitangiye kuba crispy. Ahangaha zitangiye kuba crispy, urakomeza uzishyire mu mavuta kugeza zibaye golden brown kandi ziri crispy. Urabona ko rwose ziri kugenda zigira gute, nazo zireremba hejuru y'amavuta zigenda ziba crispy. Ujye uteka gutya, uteke amasnacks yawe amere neza, aba aryoshye, aba afite ibara ryiza, ibara riteye amatsiko, ibara riteye apeti. Apana ibintu byashiriye, ibintu bisa nabi. Nababwiye ko nzabigisha guteka kinyamwuga. Ntago wakwiga guteka kinyamwuga ukora ibintu bisa nabi bidafite isuku. Urabona ko dufite isuku, tumeze neza. Kirazira kuziteka mu mavuta yatetse ibindi bintu. Amavuta yatetse amafi, amavuta yatetse ibindi bintu yanduye, kirazira. Uziteka mu mavuta akiri mazima, atagiyemo ibintu by'umwanda. Hano urabona ko zimaze gushya, zabaye crispy, zimeze neza. Igisigaye ni ukuzireka zikaba drained, amavuta akitandukanya n'izi snacks. Uzamura kariya basket gato kakaguma hejuru kuri stand, hanyuma amavuta akabanza akavamo. Amavuta yamara kuvamo, ugafata akantu wateguye ugashyiramo igipapuro, ukazirambika kugira ngo igipapuro kinywe amazi, cyangwa se ugakoresha koranda, iraza kudraininga amavuta havemo. Urabona ko hano zisa neza, zimeze neza. Hano zisa neza rwose, zifite ibara ryiza, golden brown, golden brown and crispy. Zifite ibara ryiza kandi ziri crispy. Crispy ni ukuvuga ngo zumutse, uzikoraho kumva nyine zirakomeye, zirumutse nk'izivuye mu mavuta. Igisigaye ahangaha ni ukuziteraho umunyu. Urafata umunyu unyanyagizeho hejuru, hanyuma numara kunyanyagizaho umunyu ufate na ka black pepper kugira ngo tuzongerere uburyohe. Fate ka black pepper nako unyanyagizeho hejuru. Nurangiza ucuguse kugira ngo byivange neza. Fata ucuguse byivange neza. Urabona hariya uracugusa byivange neza. Ubundi usavinge snacks zawe ziryoshye, zimeze neza. Zimeze neza, ziryoshye, zifite ibara ryiza. Nibutsa abakunzi ba Hospitality TV Rwanda badukurikira umunsi ku munsi, dushimira cyane n'abagenda batwereka ko turi kumwe muri comment. Please musharinga aya mavideo agere kuri benshi, kandi mukore like, mudutere courage. Hanyuma nurangiza ufate za snacks zawe z'igitoki, zamaze kuba crispy, zimeze neza, uzarurire mu kantu wateguye, uzisavinge. Zarure neza mu kantu wateguye kuriya, uzisavinge. Urabona ko n'udu crispy, tumeze neza, dusa neza, turiho umunyu na black pepper, ziryoshye kuri. Murakoze cyane, tubashimira kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda.
kandi tubasaba gusharinga aya mavideo, kandi niba uyirebye ari ubwa mbere rwose kora subscribe please, kora subscribe untere courage nanjye nkomeze mbagezeho ibyiza byose bijyanye no guteka. Turabakunda cyane kandi twishimira kubana namwe, tunezezwa no kubagezaho buri kintu cyose mukeneye kijyanye no guteka. Ciao ciao, mwari kumwe na Chef Teacher nk'ibisanzwe, naho muri video y'ubutaha.